Eva mu byago bikomeye ati nkuko byibonekeza no kuvuga yuko intare za Sarambwe inzira zuguruye ari nyinshi ku buryo rero ngo ntawamenya ko uyu mwaka ngo mushobora kumva ngo Kinshasa naho bahageze. Nkeka ko hari mwenga idateye icyugazi idateye menace Uvira. Ahubwo hari igice cya mwenga waserukiramo bitewe naho ingabo zireba. Ventura yazakoza agakoryo igatangira kureba iti wenda tugeze Minova. Hari umuzarendo wari wazonza abantu. Mubo dushaka urumva baza kwiyunga natwe. Yego. Uyu ntabwo tumushaka no element. Tuyizanye hano Numbi Ngungu uyaje gucibwa urubanza rw'ibyo yakoze mu Kizarendo ariko bagenzi be batiyanduje ibiganza twakomejeje urugendo. Yego. Amagambo Wiringoma yanditse yisize insenda yakire gute? Yavuze ngo ki? Yaranditse ngo voilà. Ariko abantu bese banywa urumogi kandi urumogi nicyo kintu kibi cyane kiba kwesara mu binyobwa. Ariko ntago bose bagenda bambika abantu busa. Buriya reka nkubwire Sandrine mbere yuko ugira ibyunwa n'ibyujya n'ibyo gute urumva haho kamere ya muntu hari siyasa nyinshi ntabwo ubutabera bwa nyabwo biragaragara bwa rubanda kandi ubutabera nibwo bwunga bugafasha n'uwari mu Kizarendo kukivamo yirukanka ko ntago bazakora ubwiyunge butarimo ubutabera buri tafu ngo bikunde. Yego ntibishoboka ubutabera ugomba kurya umutima amenyo ukava muri santima. Impamvu mbivuga sinkunda kujya kuri ground hariya kuri feed muri Kongo ariko giye ngiye mu bibazo nabaza kubaza muri press conference icyo nakibaza mwaduhingero z'amakesi yaho mwagiye mutanga ubutabera bwunga bugize gute bitari siyasa gusa ko meeting umuganda sarongo ntago ibyo byo nabangiye kubaza. Abantu bagaragaye kuri video bajya Kaminzobe sinzi niba baho bamuririye wenda harabohojwe ntago mbizi kandi mu buzima bangahe uribuka ahantu niba ari Katogota niba ari hehe ukana mu Ventura yigeze gukora ibirindiro muri Sud Kivu ariko hari abantu bakwiye gutanga ubutabera bakavuga ati ko muri video twabonaga ni mutwereke aya mashusho y'abantu batwika murabazi hano abaho turagenda tubajyanye abandi mwiryamire musinzire ibyo se kuki batabikora no kubera iki. Witwa Nyamwasa yasubije ati ni mukadukange bisa na hari amagambo na iyo kwihenura ku Rwanda aho nabonye benshi bati ati Kayumba ha rwose ari yahuye ati ari kugenda yiyahura. Yego cyambere iyo ubutabera baje kuguhiga ukabona nko muri barage cyangwa abantu bo muri ribu cyangwa abandi bantu bashinga ubutabera ntabwo ngo ntimunjyane ngo ntimumfatire mugire gute uragenda ukisobanura. Ntabwo rero ntekereza ko kubera ko wiswe ikihebo gashyirwa ku rutonde igihugu ukakita icyawe ntabwo icyo ukurikiza ntimunkange. Yego icyo ukurikizaho risobanura police wowe wize amategeko urabizi. Hari list iho rivugwa ko iba hagati y'u Rwanda abarundi basize ngo bakoze genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ubwo ndavuga ko wenda n'inzego zabikurikirana zitandukanye. Niba hari ikintu gishoboka leta nyine ubwo ikaba yatangiye gukora birisora intonde z'ibyihebe sibyo? Yego n'izindi ntonde navuga z'abantu bari nuzibire ku gihugu cyangwa babaye nuzibire ku gihugu zizakorwa abantu bazimenye. Yatesha mu Burundi nawe uri gutoka igihugu cy'u Rwanda guca kumbe bujya no ko cyagushize ku rutonde magwa 600 n'abarundi bakamenya ahishaza riva kuri bamwe batoka ingu Rwanda nawe buri munsi. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Ndashima ko mfite mapu aho nabonye ngo afise ngo yaciye impande ya Uvira ngiri bandanyiriza muzimu muri territoire ya Mengenga. Mbona bavuze ati neva mu byago bikomeye ati nkuko byibonekeza no kuvuga yuko intare za Sarambwe inzira zuguruye ari nyinshi ku buryo rero ngo ntawamenya ko uyu mwaka ngo mushobora kumva ngo Kinshasa naho bahageze. Ndagira ngo kureba mamapu bade gukora yikise kuri mapu ndagira ngo gusa ndabona ari ntuzi ari mapu kabisa igaragara. Marshal ne munuzi gusobanura cyane cyane ku agende kuri mapu kuko ndabona harimo Mwenga harimo Bujumbura harimo Karemi harimo Kindu harimo Moba wabibonye ni aho uvuga ndahazi
harimo ba harimo pepa ngiyo harimo kongoro. oya ndabona izo zitarimo izo ndabona harimo bujumbura mwenga karemi kindu. Ushaka kumenya aho muzimu siri muzimu se ni umuzimu territoire Mbanza oya ni muzi nta gace kitwa muzimu nyine nta gace territoire banditse ngo nta territoire muzimu ikaba yaciye impande ya Uvira iribandanyiriza muzimu muri territoire ya Mwenga yego umpaye map koko itari ntuze ubwo se iyi bari yandi kweguka ariko we ino map imeze gute we imeze gutya nibyo biri bugufasha kuko ira nitanganyika uze kwifata yitambitse nibyo biri bukorohera. Okay amuzimu ni muri Mwenga ariko M23 imaze iminsi Mwenga hariya hejuru urumva yego ko bashatse gusoba kirimo kujya ntuze se kirimo kujya za hariya haba ikirombe cya zahabu baherutse kwigaragambya basaba ko M23 ijya kuhafata muri Sud Kivu hari Kamituga ntawamenya reka turebe muzimu ushobora kuba werekeza za Kamituga iyo ngiyo wa muntu uzi ibintu bya Mwenge pfi yanzambaza ubutane ingaruka mu gishushanyiriza nzagushushanyiriza none tubwire muzimu iyo ngiherereye he ariko rero ntabwo aho hantu ugiye uko mpabona muri Mwenga kuko urumva Mwenga ni territoire kwayo yego Uvira ikaba territoire kwayo sibyo na Fizi oya Karemi iba mu yindi province burya ntabwo iri muri no Sud Kivu iba muri province ya Tanganyika yego n'umurwa mukuru wayo hanyuma na Shabunda nahe hose ariko nkeka ko hari Mwenga idateye icyugazi idateye menace Uvira ahubwo hari igice cya Mwenga waserukiramo bitewe naho ingabo zireba kuko uri Mwenga ureba west yawe ureba mbega mu burengerazuba bwa Mwenga hari imijyi nka Kindu sibyo usa nk'ujya hepfo ujya za Kamituga usa nk'ujya imbere ugica Sabundu ujya Kindu sibyo usa nk'uzamuka hari uburyo wakoresha mukazajya warikare cyangwa se ujya Kisangani rero ukiri Mwenga ukavuga ngo ufite menace kuri Uvira ntabwo nzi neza hano ku Ndondo M23 AFC twirwanaho bari niba ari muri Mwenga cyangwa wageze muri territoire ya Uvira ariko ashobora kuba ari ku mipaka wa Uvira na Mwenga aho niho wenda wambwira uti nigiye imbere menace iri kuri Uvira muzimu rero simpazi niba muzimu ari menace kuri Kamituga cyangwa Kindu simbizi ariko niba ari menace kuri Uvira as such I don't know ariko Mwenga ni nini kuko hari ikintu kimeze nka Mwenga Sud na Mwenga Nord nayo ni nini cyane reka rero ubwo iyo tuvuga ibintu gutya mu makuru muri commentaire uzi ko bajya bahadufashiriza cyane ntago bagitukana ni abana beza ubonye batagitukana ntago bakunda gutukana cyane sibyo basiga batinya ibitutsi oya ntago nkunda ibitutsi bitinya gumba bari rutukana yego kuko warebye ikiganiro ubundi wakwiye gukora ibintu bizima ntuze gutukana ufata umwanya wo gutukana se bigumarira iki nta na kimwe yege no guhugura no kwigisha nta kintu nta na comment ajya soma kugira muzana byemere ntabwo nyanze soma ni nziza n'igize imwoherereza nizisekeje inziza n'igize koherereza n'izindi zisekeje amagambo wiri ngoma yanditse yisize insenda wayakire gute yavuze ngo iki yaranditse ngo voilà abashyire foto y'umubyeyi nyine bambitse narayibonye ati voilà comment ces fumeurs de chanvre wazalendo maltraiter nos sœurs à qui nous devons les protéger et surtout les respecter il faut agir pour protéger nos sœurs nos mamans ariko abantu bese banywa urumogi kandi urumogi nicyo kintu kibi cyane kiba kwese ari mu binyobwa ariko ntago bose bagenda bambika abantu busa buriya reka nkubwire Sandrine mbere yuko ugira ibyunywa n'ibyo ujya n'ibyo gute urumva hariho kamere ya muntu none se uriya no mu mama ufite mushiki wawe ufite nyogose ufite ndetse ibyo ukora twe gushaka buke misere n'ubugome n'inyigisho zamaze kugera ku bantu kure uzikure mu rumogi uzikuremo iki n'iki amateka agenda abonye hano muri Afrika nunywa amazi bayamuhatira nta n'ikindi kintu anywa
iyo ari umugome aba ari umugome cyane. so ibintu by'ubuza rero byarigishijwe biri ku maradiyo biri kuri televiziyo ahubwo Kongo izageza ryari ese mu bintu M23 iharanira harimo no guha abantu ubutabera kitaratangira kubafata bafunga ahantu iyobora nta bazarendo bahari bafite mbega rikodi mbi ngitangire hana abantu babone ko noneho n'uwahaterefata abone ko bujya kumbe wenda sinzi ngo yahane kurikije amategeko ariko impunity muri Kongo iri ku rwego rwo hejuru kandi abikubwiye mu kiganiro cy'ubushize nta nubwo mu ifasi ya M23 nubwo irimo kubaka inzego zirimo n'izo z'ubutabera ariko zitaranaza n'izindi wazikoresha hari siyasa nyinshi ntabwo ubutabera bwa nyabwo buragaragara bwa rubanda kandi ubutabera nibwo bwunga bugafasha n'uwari mu kizana ndo kukivamo yirukanka M23 yazakoza agakoryo igatangira kureba iti wenda tugeze Minova hari umuzaniro wari wazonza abantu mubo dushaka urumva baza kwiyunga natwe uyu ntabwo tumushaka no element tuyizanye hano numbi ngungu uyaje gucibwa urubanza rw'ibyo yakoze mu kizarendo ariko bagenzi be batiyanduje ibiganza twakomejeje urugendo ibyo bintu ugeze ubibona baje batanga ubutabera nibwo buzakemura kiriya kibazo umuntu akareba agatinya subuto akamenya ko niba arimo gukora ibibi iyo video arimo kwifatisha nubwo hari abakora ibintu bifata n'iyo video ariko ko to utaha bizamugeraho ariko nko muri Kongo wajya kubona haje k'ikiruba kitubwiyunge butagira ubutabera mu kubigo bakoma amashyi bagira gute azif nta mabi yabaye hariya M23 izakora ikintu cy'ubutabera haba ku ruhande rwayo haba ku ruhande rw'abo barwana kuko ntago bazakora ubwiyunge butarimo ubutabera buri tafu ngo bikunde ntibishoboka ubutabera ugomba kurya umutima amenyo ukava muri santima impamvu mbivuga sinkunda kujya kuri ground hariya kuri field muri Kongo ariko giye ngiye mu bibazo nabaza kubaza muri press conference icyo nta kibaza mwaduhingero z'amakesi yaho mwagiye mutanga ubutabera bwunga bugize gute bitari siyasa gusa ko meeting y'umuganda sarongo ntago ibyo byo nabangiye kubaza ariko izo ngero niba zizagenda ziba nkeya rero ubu abantu bagaragaye kuri video bajya Kaminzobe sinzi niba baho bamuririye wenda harabohojwe ntago mbizi kandi mu buzima bangahe uribuka ahantu niba ari Katogota niba ari hehe uribuka na M23 yigeze gukora ibirindiro muri Sud Kivu bugacya abazarendo bagiye kwica abantu M23 bugacya igahitongera ikagaruka iyo kesi urayibuka bafasha abantu muri Sud Kivu bahakura ibirindiro barabyimura ku mpamvu zabo babyimuye abazarendo bazabica abantu muri iyo kadugudu M23 ihagaruka ihitirakoresha inama batwika n'ibirindiro byabo yahoze ako ibabyibuka kukadura kibuka karatrendeze cyane ariko hari abantu bakwiye gutanga ubutabera bakavuga ati ko muri video twabonaga ni mutwereke aya mashusho y'aba bantu batwika murabazi hano abaho turagenda tubajyanye abandi mwiryamire musinzire ibyo se kuki batabikora no kubera iki ni kibazo Masha dusoza ikibazo cya nyuma nta kubajije kandi nzi neza ko wari interesse yo kudaha ibitekerezo urabizi ko Rwanda hasohotse urutonde rw'ibyihebe 25 ariko nyuma icyo nshaka ko tuvugaho na amagambo yitwa Nyamwasa yasubije ati nimukadukange bisa na hari amagambo na iyo kwihenura ku Rwanda aho nabonye benshi bati ati Kayumba ha rwose ari yahuye ati ari kugenda yiyahura yego we biriya ni ibintu wakire gute ibintu nka bibiri yego cyambere iyo ubutabera baje kuguhiga ukabona nko muri baraje cyangwa abantu bo muri ribu cyangwa abandi bantu bashinga ubutabera ntabwo ngo ntimunjyane ngo nimumfatire mugire gute uragenda ukisobanura uburyo bwo gukora intonde z'abantu bitwa bari qualifié nk'ibyihebe bufite uko bugenwa n'amategeko mpuzamahanga sibyo Amerika igira urutonde rw'ibyihebe France irabigira ababa banashakishwa sibyo ntabwo rero ntekereza ko kubera ko wiswe ikihebe ugashyirwa ku rutonde igihugu ukakita icyawe ntabwo icyo ukurikiza ntimunkange icyo ukurikiza urisobanura please wowe wize amategeko urabizi burya nta bikino bikina bijya mu nka sibyo ati ndarengana ndabikirwa iyo niyo ntuzi iyo ni explanation bakurikizaho yego uramutse wahawe ingingo ziguhindura ikihebe muri institution cyangwa muri cadre competent cyangwa competente mu bifite ubushobozi yego urisobanura ukagira gute babyita kwisobanura mu rukiko kwisobanura cyangwa kwiregura ya uriregura
ntabwo uzana ubu se wajya mu rukiko urimo kuburanisha marigre ukuri ufite kose kandi hakora ibimenyetso cyane icyo gihe uzana ibimenyetso by'uko utari ikibi sibyo yego n'ibya gihanga bikajyamo sibyo yego ntabwo uzana ikintu kimeze nko gufunga umutwe kandi akenshi nibwo ibihugu byacu abantu bagira ushobora kunenga igihugu cyawe ukagira icyo kirenga ukagira igihugu cye n'uburenganzira bwa buri wese ariko bamwe bemeza ko nta utera imigeri ku gihugu cyane cyane kiwe buryo abantu benshi bashoboye abo tubwira bari benshi bajya bira mu buzima bwabo busanzwe bakagenda kugigagurana n'ibihugu none se igihugu urwego rubishinzwe ruri competent ragushyira inzandiko z'ukuri uri ikihebe wowe ntago ugira statisiyo ngo nawe nibura ukore retaliation nawe ubwira icyo gihugu uti nawe uri ikihebe wa gihugu iyo ibintu byiswe ibintu by'igihugu urabyitondera buriya ari x urimo gutokinga y babwirana ariko ibihugu ni ikintu witondera igihugu ni ikintu gikomeye cyane icyo ni kimwe hanyuma ikindi cya kabiri nakubwiraga ntabwo bifitanye isano ibyo ngiye kuvuga ngo tubihere kuri uru rutonde nshyireho comment ngiye gukora ariko hari ilisiti ihora ivugwa ko iba hagati y'u Rwanda abarundi basize ngo bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ubwo ndavuga ko wenda n'inzego zabikurikirana zitandukanye niba hari ikintu gishoboka leta nyine ubwo ikaba yatangiye gukora birisora intonde z'ibyihebe sibyo yego n'izindi ntonde navuga z'abantu bari nuzibire ku gihugu cyangwa babaye nuzibire ku gihugu zizakorwa abantu bazimenye yego ko ziriya se ziba zatangajwe kuki izindi zitatangazwa cyekana ko amategeko abibuza bari abantu 670 bavugwa kuki batashyirwa ku mugaragaro erega tuvuge nko ku Burundi buri wese Burundi ntabwo buhisha ku Rwanda bivuga ko rufite niyo mbari siko bivugwa n'abandi mazina bashobora kuvuga sinzi niba u Rwanda rubyemera cyangwa rutabyemera ubundi avuga izina ry'abantu bita ko ari mu Rwanda nanjye navuga izina amazina y'abitwa ko bari mu Burundi abaturage bakanabamenya bakamenya batese mu Burundi nawe uri gutokinga igihugu cy'u Rwanda guca kumbe bujya no ko cyagushize ku rutonde magwa 600 n'abarundi bakamenya ahishaza riva kuri bamwe batokinga u Rwanda nabi buri munsi wenda wasanga uko ari byo bikeka bagize uruhare mu Rwanda zamayaga nahe hose u Rwanda mu ijambo rimwe u Rwanda nibwo rwamenye umuceri w'intonde urumva yego nirusohorera icyarimwe ariko uyu munsi nakwiye ngo umunsi nagiye nanjye nihagararaho cyangwa twarabivuze ubushize manza twarabivuze ibya Omega nawe ari kuri ya rutonde yego ari nimero 2 sasa ushatse kuvuga kakiriho kanitaye Marsha urabizi ko nzayimurundururiza Omega tutumvikana mba nababwiye wabaye nk'abantu ejo nahoze mbona ibitekerezo bya nawe kuvuga ngo sasa rero ngo niba Omega ari kuri rutonde kandi kakiriho none se arusha gutera imigeri ku nzego z'ubutasi zivuga n'umudugudu acumbitsemo izi ni inzego ziri competent ntabwo urwego rw'igihugu ko rutavuze mudacumurasa ariko shaho iyo ngeze ahangaha imijugujugana batewe umuntu avuga Omega ariho ntabwo ariho ntagize gute se mwebwe wagwana wamubonye se wamwibone n'amaso yawe numubone ngiye ukamubona gutya erega nawe wamba niwo ngucomeramo nawe abandi bavuze ngo yagaragaye mu isoko rya Warikare hari n'uwanyandikiye ni hafi hari rwose ni hafi hari yazira nzego zavuze kiragiye dukora cya kiganiro hari wanyandikiye ngo nanjye gwara umuntu wambwiye ngo wo muri kara gace ngo Omega yamwiboneye ngo yambaye ibikote n'ibigofero seriezoma ubu ngubu erega abantu bavuga ibyo bazi none se general yajya guhaha yajya guhaha yajyayo ya Marsha nawe ukoresha terme technique za gisirikare generale yajya mu isoko gwa ngo nukuri ngo nanjye ngo bavuze ngo Omega ko ngo umunetambira usko ngo nanjye ngo Omega namwiboneye ngo urutonde rw'abantu mwiboneye ngo yambenga ibikote n'ibiki ngo urutonde rw'ibikomerezwa byahashye ndahera kuri Barack Obama yahamonoze ndahera kuri Trump ari mateka amapiza ayo mu kwiyamamaza ariko abantu bavugaga kuri Omega turaziranye urumva Omega arapfuye Omega apfasajya hehe buri uzi ko muri bya ntambara abantu babika umuntu wabo sibyo nakubwiraga bavuga ibya Omega kugira ngo atekane babone ko bamucikisha yego propaganda ni ikintu kibi cyane ntimukatubone kumbuga nkoranyambaga propaganda ni ikintu gikomeye cyane mu ntambara bo bite Omega kitegurira itsinda Republika ko yapfuye sibyo ugasanga ari wamamaza inkuru za Omega nawe utabizi yego kugira ngo babone ko bamucikisha bamugeze muri Warikare
mu ntambara abantu bitegurira impfu z'abantu bakanazitangaza ko abantu bapfuye. Wari ubizi? Hari ikindi wakongeraho bwana buriya nkarabi neza kubindwanye nuko yari umusivile ari umwana mwiza. Nari kuvuga nawe yateguye biriya bintu kugira ngo azimye abantu bapukeka. Ariko kubera ko atari mu miryo ndwanye nyine ubwo nuko nguko. Yego. Yes. Hari ijambo naba nkuniganye bwana musesenguzi. Amagambo yanigana buri munsi. Ibyo ni ibisanzwe. Nkuniganye pe. Ibyo ni ibisanzwe. Mbwira ikiri ku mutima wawe. Kiri ku mutima wanjye? Baza nokore. Sha. Ariko nkuniganye ijambo tubwira ikiri ku mutima wawe. Ubwo se kiri ku mutima wanjye nakibwira rubanda. Ariko n'ibyo turimo. Wapi? Hashobora ko ari n'andi makuru ufite wenda. Reka nta n'inkuru ndi ku mutima natangaza kuva mu myaka hafi 20 maze muri mwuga. Yego. None ubu sibwo nabangiye kubikoresha. Nta nkuru mwari mwumva ku mutima wanjye. Iri muri general knowledge. Ibi dutanga ni bitari ku mutima biri mu isi tembera. Yego. Utazatebeye ko kare ntacyo nakubwira kiri ku mutima wanjye kuri kamera. Niko bigenda ubundi nta kuvuga kiri ku mutima wawe. Usanga waze Sandri ufite amadolari 1M y'amadolari ukayashyira mu bag wajyo ndifunguye cyangwa wajyo wayifunga nayifunga sasa aho umutima uri no butunzi bw'umuntu wabohereye aho ubutunzi bw'umuntu n'umutima uherereye. Haleluya, amen. umva twanasoza reka dusoza duha ijambo ry'Imana kadusoza uyu munsi. Ndabizi ko yishimye David hari ikintu bimushimishije. Nishimye pe. Imana iguha umugisha. Amen. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment ni wajuri igisubizo.